dukomanga ku miryango mu gihe twumva tutazi neza, dushakisha ibisubizo. Ese haba hari umuntu ubizi neza nk'urukundo? Ntabwo uba uzi neza uburyo wiyumva, ndetse n'ugerageje kubihisha, umutima wawe wo ntubasha kwihishira. Rimwe na rimwe tugira ubwoba, intambwe zacu tukazifata ntitugire aho tujya, ariko ibisubizo ntibizigera biza tutabashije kurwana. Komangira urukundo, ureke rugere ku mitima yabo, bareke bamenye uko wiyumva kuva ku itangiriro. Ntutume iki gihe cyose kigenda ngo kibe impfabusa. Babwire ko ubakunda mbere y'uko byose biba uburibwe bikangirika. Wenda wasanga nabo uko biyumva bamaze igihe kinini biyumva nkawe nk'uko wiyumva, ariko bakaba baragize ubwoba bwo kubikubwira ko nabo bagukunda. Gukunda biroroha, nta mpamvu yo kugira ngo ubigumane mu mutima. Vugisha umutima wawe, nubwo wenda byagushira mu byago bikomeye. Ntutume ibibazo bizaguhiga ibihe byose wicuza. Umutima utegereje, ushaka kumva uri ku murongo utuje. Ngaho komangira urukundo nawe, ureke urukundo rugere ku mitima yabo, bareke bamenye uko wiyumvaga kuva ku itangiriro. Ntutume iki gihe cyose kiba impfabusa wamaze. Babwire ko bakunda mbere y'uko byose biba uburibwe bikangirika. Nimba ibisubizo ari impano waba wungutse, basi wenda byibuze kabone n'ubwo nawe utaba ubyumva, ukagerageza kubicamo. Gukunda nta kindi bisaba uretse umurava wo kugerageza, nubwo byaba bisobanuye kumva ko bagusezera. Wowe kumangira urukundo, ubundi ureke rugere ku mitima yabo. Ibi kuvuge, ntutume mutandukana, ntutume roho yawe itwarwa no guceceka gukabije. Babwire ko bakunda kugira ngo utazigera wicuza, kuko ntiwabyihanganira. Komanga, ntutume ubwoba bugutwara. Urukundo ntuzigera ruza nutabasha kwihangana. Kabone nubwo nta gisubizo cyaba gihari ngo igisubizo kize nk'uko wabipanze, ariko gira umutima ukomeye. Urukundo ruba rukeneye umutima nanone wihagazeho utuje. Ndi mukuru w'isi.